natangiye gukunda kuririmba ndi muto cyane mfite imyaka nk'itandatu. Icyo gihe kwari kubikunda gusa ntabwo kwari kubikora, ariko nari mfite ububasha buhambaye bwo gufata indirimbo mu mutwe, indirimbo numvishe kuri radio. Ngize imyaka nk'icyenda sinavuga ko ari njye wabyiyumvishe, ariko hari umuntu umwarimu no mu barimu banjye mu mashuri abanza niwe wumvishe nshaka kuba mfite iyo mpano, arabimbwira ko yumva nshobora kuba nabikora. Afrodizo mama, Afro mama. Indirimbo yanjye ya mbere nahereyeho yitwaga nta zina yari ifite ariko mu by'ukuri ni indirimbo yaje kubera uruhurirane rw'ibibazo byinshi nibazaga nk'umwana mutoya. Hari hashize ngira ngo igihe kigera nko ku myaka 2 cyangwa 3 hari mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Nibaza nk'abana twari dufite ibibazo byinshi twibaza, urumva hari abana twakinaga tutongeraga kubona, tutabonye bagaruka ku ishuri. Ngewe rero muri ibyo bibazo byose nibajije byavuyemo indirimbo, ntabwo nari nzi ko byitwa guhimba indirimbo. Urumva nari mfite imyaka 8 hafi 9. Ntangira kwibaza ese hari ukundi kuntu tuzongera, hari irungu ryinshi cyane, ukibaza ese ibintu bizongera gusubira ukuntu wenda byari bimeze nk'abana, twongere dukine ese tuzongera tubabone. Rero nareka indirimbo ivuga ngo nibaza ngo bari hehe, nkajya zanshyiramo n'amazina y'abo bana ntakibona. Harimo n'abari bariho by the way, kubera ko ntababonaga gusa nkumva nyine ndabakumbuye cyane. Ibyo bibazo byose nibazaga bivamo indirimbo. Nyiririmbiye rero mwarimu anza kwirimbira n'abanyeshuri, naririmba abantu bakarira. Ntabwo nari nzi mu by'ukuri ikintu gituma abantu barira, barariraga nanjye nkarira. Afro. Izina Mani Martin kugira ngo abantu barimenye ahagana mu mwaka wa 2005 ku ndirimbo Urukumbuzi. Yari indirimbo irimo amagambo ahumuriza abantu, cyane cyane ko hari ubundi buzima abantu bazabamo butarimo imibabaro, ibibazo byinshi n'ubundi byose ni ibibazo naririmbaga. Rero nanone ikaba indirimbo iganisha ku kwizera ko abantu bazajya mu ijuru bakabaho ubundi buzima. Iyo ndirimbo ni yatumye izina Mani Martin abantu barimenya bwa mbere. Navuga ko ari na ndirimbo ya mbere nasohoye, mbese nabitekerejeho navuze ngo ngiye gusohora indirimbo. Numvaga nkunda indirimbo z'Abanyarwanda, sinahitagamo kuko n'ubundi ntumvaga indirimbo nyinshi. Twari dufite icyo gihe radio imwe gusa mu Rwanda. Nakundaga kumva cyane Cecile Kayirebwa, Samputu. Naje kumenya amazina yabo nyuma mbaye mukuru, ariko numvaga indirimbo zabo gusa nkumva ndazikunze. Navuga ko Cecile Kayirebwa ari watumye nkunda kuririmba, kuko indirimbo ze narazumvaga nkumva zibasha kundemamo ikintu ntabasha gusubira. Bishatse kuvuga umunyafurika, ushobora kuvuga Afro style, Afro beats, Afro music. Rero kuri njyewe Afro ni njyewe. Afro rero ikaba ari n'indirimbo yitirirwa album yanjye iheruka, album yanjye ya 5 yitwa Afro. Numva nanayitiriye iyo ndirimbo. Afro ni indirimbo isa nkaho idafite ubutumwa buhambaye cyane mu by'ukuri ivuga, ariko nanone ikongera ikavugira. Ariko ni indirimbo yirata ishema ry'Abanyafurika, ibyiza dufite byinshi. Kuyihimba nuko nabonye iteka ryose dukunda ibintu byinshi kuri twego biba byiza ariko biturutse hanze, biba byiza ariko bivuye hanze. Ikintu cyose kiba cyiza ariko gifiteho uburyo gifite aho gihuriye n'Uburayi cyangwa n'Amerika. Ariko ntekereza rero ngo ese ntabwo twakirata ibyacu twebwe abo turi bo uyu munsi, ntabwo twabyirata, cyane cyane ko hari n'ibintu byinshi. Kera najyaga numva umusaza bavuga ngo badutwaraga ishyamba ry'ibiti bakatuzanira urugi. Rero ni ukuvuga ngo ibintu byinshi tunabyirata, nyamara kandi n'ubundi biba byatugezeho byarabanje guturuka kuri twebwe. So numva rero iki gihe ari igihe cyo kuririmba kuri Afrika no gukangurira umunyafurika wese kwishimira abo turi bo. Tuvuye kwa Mani Martin twasobanukiwe neza ko nta muhanzi ukomeye ugerayo adafite abandi yigiyeho.
aho Mani Martin yabashije kutubwira ko n'abafite abahanzi bakomeye yigiyeho harimo Cecile Kayirebwa ndetse na Samputu Jean Paul. Ni muri urwo rwego rero ishami show dufata abana batoya tukabahuza na ba bantu bakomeye bagezeyo bigiraho. Mu gihe twavaga kwa Mani Martin rero mbere yuko tubereka bahura nabo bana, twahuye n'abandi nabo bafite impano zikomeye, baradufashe batujyana aho bakorera muri label yitwa Good Time mu gace ka Kimisagara, nuko badukorera Cypher. Reka tubakurikire tugaruka dukomereza kuri Mani Martin na Didier na Arsene.